nasengeye umumama umwe hano muri Kigali akira sida. Sida irakira, ndayibwira iranyumva imuvamo. Cyane cyane abo nsezeranije barasama, kuko ndimo nsezeranya umuntu ndahita mbimubaza nkanamubwira ngo urifuza kuzabyara iki umwana w'imfura. Abantu bakunda kunseka bitewe n'imyaka y'abantu nsengeye ndimo gusezeranye. Maze gusengera abantu bageze hafi kuri 7 bafite imyaka iri hejuru ya 45 kugeza kuri 50 cyangwa 49 bagatwita. Kuko hari uwo nigeze nsengera atanabyara pe, yarashatse umugabo bamaze kuba benshi hafi nka 47 barenze. Hari uwo nasengeye amaze imyaka 6 aratwita 16 14 9. Hari n'umumama umwe wo mu giturage nigeze kuza ndamusengera atwita inda amaze imyaka 20. Yari amaze 7 ashatse umugabo, yari yarashatse amaze ifite imyaka 20. Hari n'undi nigeze gusengera umunsi umwe, ntibazakubwire ngo abadayimoni bafite ibintu byinshi bakorera abantu. Hariho nasengeye turi mu rusengero mu gitaramo, yari amaze imyaka 5 afite inda itavuka. Ndimo musengera, ndimo senga, ndahaguruka mbwira wayoboraga ntiburetse gato mvuga iki Imana imbwiye. Imana inambwiye ngo hano hari umuntu ufite imyaka inda y'imyaka 5, nahaguruke musengera byari. Ndahaguruka ndamusengera, Imana impishuye ko ari umwana w'umukobwa uri mu nda ye. Ndamusengera saa 9 za mu gitondo, nari ntuye hafi y'urusengero ngiye kuryama abantu barimo barakomanga bambwira ngo wa mukobwa arabonetse. Madamu arabyuka ashakashaka utwenda tw'abana, hanyuma aragenda asanga wa mukobwa damu abyariye ku rusengero, bahita bamushyira mu modoka bamujyana kwa muganga, abyarira yanyuma. Hanyuma duhamagara umugabo we araza asanga wa mwana. Ubwo n'ubuhamya bufatika, wagera muri quartier y'iwacu bakabikubwira. Bakunzi b'iyobokamana TV, nkuko mubimenyereye tujya tugira gutya tukabazanira abantu Imana ikoresha, abantu Imana yahamagaye kugira ngo ibakoreshe. Uyu munsi rero tubazaniye umugabo, tubazaniye umukozi w'Imana, arabibwira, dukomeze tuganira kandi dukomeze tubagezaho ibyiza. Nitwa Gatera Jean Pierre, ndi umushumba, maze imyaka myinshi nkora umurimo w'Imana. Nakiriye Yesu muri 84, no kuvuga niho Yesu yaje aransanga. Icyo gihe nakoraga umurimo wo gucuruza inzoga, ngacuruza kanyanga nkanaziteka, ariko nari ntangiye kugira ikibazo cyo kutabona, kuko nari mfite imyaka mike. Natangiye kugira ikibazo cyo kumenya ko mfite ikibazo cy'ubumuga bw'amaso bwo kutabona, mfite imyaka niga mu mwaka wa 4 wa primaire. Hanyuma bigenda bikura kwiga birananira, ariko nari ndangije umwaka wa 8. Sinabasha gukomeza gukora umurimo wo kwiga, ariko amashuri nyahagaritse, numva ngomba gushaka ubuzima. Ntangira akazi ko gucuruza, nkora akabari gato nyine mu giturage aho narindi, ncuruza urwagwa, ncuruza byeri nkeya, ncuruza kanyanga naziteka. Ariko cyane cyane nakoreshaga abakozi, kuko bamwe bakanyiba abandi bakabinzanira, ariko nyine ubuzima burakomeza kugeza rero nahamagariwe. Ntuye i Kabarondo, niho nkorera umurimo w'Imana, ariko cyane cyane itorero nyobora muri ino minsi riri mu murenge wa Nyamirama, hafi hari ishuri rya secondaire ryitwa Modani, aho ku muhanda niho dukorera. Y'abantu badushatse niho batubonera. Imana rero ibaha umugisha. Uratubwiye uti Imana mbere yuko impamagara nacuruzaga kanyanga, warayiranguraga, wayikuraga he, ariko wenda byo ntiturabitindaho. Uraza kutunyuriramo gatoya, Gatera wa mbere yo guhamagarwa, Bishop Gatera yari umuntu ki? Noneho tuze noneho kujya no mu kindi gice tuvuga uburyo ukorera Imana. Watubwiye ko ufite ubumuga bwo kutabona, noneho utubwire ese mu kutabona kwawe usoma Bibiliya ukayisobanura, ese Imana
Imana igukoresha mu zihe mpano. Ariko tutaragera mu mpano zawe ndetse n'amavuta Imana yaguhaye, nka Bishop Gatera, ugiye kutubwiraho ubuhamya gatoya. Gatera yari muntu ki mbere yo gukizwa, noneho yahamagawe ate, noneho nyuma yo kuvuga ku muhamagaro ko wahamagaye nuko waje gukurikira Imana, wumvise ijwi barakubwirije, noneho turaza kuza twinjira noneho mu buryo Imana irimo ikorana na Gatera. Turabona ko uri umupapa ukuze, ntabwo uri muto rwose. Ubwo turaza no kumenya wenda igihe umaze mu muhamagaro. Reka rero tutangire ku ubuhamya nyirizina. Gatera utarakizwa yakoraga ibiki, Imana yamusanze he, yamusanze ite, noneho tuze gukomeza n'uyu muhamagaro n'umurimo Imana igukoresha. Nubwo ufite ubumuga bwo kutabona, ese Imana ikoresha mu zihe mpano? Ariko tugiye gutangira ku buhamya. Murakoze cyane. Jewe maze kubona ko kwiga binaniye, ntabwo Bibiliya nigeze nyisoma ngo nyisome gutya mfate imirongo ku mirongo, ariko ndaza kubaha ubuhamya bwanjye bw'ukuntu Imana inkoresha muri bigendanye no gusoma Bibiliya. Gusa mbere nkimara kubona, nagize amahirwe kuva nkivuka, ntabwo nigeze numva nitakarije icyizere, kwa kundi umuntu abona yageze mu kibazo akumva ko ibintu birangiye. Ahubwo nahise nshakisha uburyo bwose kugira ngo numve ko natangira ubuzima. Mpamagara abana b'abahungu b'abasore bari barahungaho bandagaye mu giturage, ndababwira ndagira ngo mumfashe kuko ngiye gutangira gahunda yo gucuruza. Hanyuma rero najyaga ngerageza uko shoboye kose, nkabwira abaturage bakanzanira inzagwa, hanyuma ngura ibikoresho byo guteka kanyanga. Mama utubyara yari amaze kubona amafaranga make ya pansiyo ya papa, hanyuma twese aduha amafaranga make make, niyo natangije ibyo bintu. Ngura ibikoresho rero byo gutekeramo kanyanga, nubaka akazu gatoya k'ibyondo mu giturage ahantu bita Rugazi, muri Kabarondo niko hitwaga icyo gihe. Hanyuma nkomeza kugenda nkora uwo murimo kugeza igihe nahamagariwe. Nani mfite abakiriya baza kunywa iyo kanyanga, mfite abacuruza ku manywa, mfite abacuruza ku mugoroba. Hanyuma igihe cyaje kugera rero, uko nacuruza gutyo nari mfitemo amakosa menshi cyane mu buryo bwanjye bwite. Nari ntangiye kuba umupagani wuzuye, ariko nari mfite abahungu ndimo kugenda ntegura gukora ibyo bintu. Mbona amafaranga ntarimo kuza neza mu buryo bwihuta, nibwo nateguye gahunda yo gukora indi mirimo ibiri yunganira ubwo bucuruzi bwanjye bw'inzagwa. Ntangira gushaka gukora umwuga wo kwiba. Icyo gihe muri za 83 na 4 hari gahunda yo gutera gatarina, byari bafata ibibuye bakabishyira mu mufuka. Icyo gihe baragendaga bakazunguza bagatera. Ntegura abahungu 8, nteguramo abazakora gahunda, uzajya afata amafaranga, abazajya batera amabuye, abazajya bakanga abantu. Hanyuma icyo gihe mu gihe ndimo kubitegura gutyo, ngira ngo twabikoze umunsi umwe cyangwa ibiri ibyo kwiba. Ndimo ntegura no gushakisha izindi nzira, mbategura mbamara ubwo abandi 8 nanone, mbagurira amakote y'imikara, mbagurira za bote, mbagurira inkota, mbagurira ibintu byose, nshaka kuntu bazajya bakora umwuga wo guhotora abantu. Mu gihe numvaga bavuga ko hari abantu bahotora bakabona aho bacuruza amaraso, imitwe, ibintu nk'ibyo by'imyanya y'abantu. Hanyuma icyo gihe ndimo ntegura rero iyo gahunda yo, nibwo nahise nijyama nijoro, aho nari ndi muri ako kabari kanjye, hari akaryango hari akumba naryamagamo, n'undi mugenzi wanjye wari wansuye w'umusore twaganiraga ibyo bintu. Nibwo nagiye kubona mbona icyo gihe ku manywa narebagamo gakeya, ariko ku mugoroba simbone na gato. Hanyuma ngiye kubona mbona nijoro mu masaa 5 nijoro muri 86 nibwo naragiye kubona mbona inzu yose iragaragaye. Amaso yanjye arafunguka, mera nk'umuntu urimo kureba ibintu byose ku buryo n'urushinge narubona hasi. Ngiye kumva numva ngira ngo wenda n'imodoka, ngira ngo n'ibindi, yari cyaro kitarimo amashanyarazi, sari gutekereza ko itara ryari ryaka. Hanyuma nibwo nabakanguraga mugenzi nabaza ngo wowe urimo areba nkuko ndeba, arambwira ngo ya ndabona ari umwijima. Numva ijwi rirampamagaye ngo ndaguhamagaye, ndashaka ko ibyo byose ubireka ukaba umukozi wanjye. Icyo gihe kera mu 1986 habaga umuganda ku wa kabiri, ndabyibuka. Nibwo mu gitondo abantu babyutse baje bajya mu muganda, banyuraho hari ku gahanda abakecuru baza kunywera iwanjye n'abasaza, barambwira bati tuje gusogongera, basanga ndimo ndazimena.
ndimo kuzimena ndazirangiza. Kuri uwo mugoroba mbabwira ko Imana yampamagaye, mpamagana n'abahungu bose ndababwira ko Imana yampamagaye ishaka ko nyikorera. Ndabibwira nti ubwo rero mpinduye gahunda, nta muntu wambwirije, nta wundi. Ubwo kuri wa kabiri mpita nshaka ahantu hari urusengero hafi aho njyamo njyenyine, ku wa kabiri nimugoroba, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, aho nari ndyamye ku ntebe ngiye kumva mu masaa 5 y'amanywa intebe itangira gutigita, numva imbaraga nyinshi zirangose, amabati aratigita. Kuva uwo munsi numva ijwi rimbwira ngo ngutamitse ijambo ryanjye, nguhaye Bibiliya mu kanwa kawe, uhereye uyu munsi ntabwo uzabura icyo ubwira abantu. Ndibaho ku cyumweru ninjiye mu rusengero ntangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi ntabwo ndabura icyo mbwira abantu. Kuva muri 86 ngiye kubaza ni nabwo navutse, ntabwo warubizi. Kugeza uyu munsi uracyakora ivuga butumwa, uracyabwiriza ubutumwa bwiza, nagatangaza. Ubundi abantu iyo bagize ikibazo cy'ubumuga bwo kutabona cyane ubundi bumuga bakunda kwitakariza icyizere, kumva ko ntacyo yakora, ko wese utekereza ko wanaba boss, ahubwo ukajya ubakoresha, ukajya wababwiye ko bafite abahungu 8 bagomba kujya batera gatarina, hari n'abandi 8 bari gutegura guhotora, ariko Imana igufata utaratangira kugiye gusayisha cyase kugeza kuri urwo rwego wahotora abantu. Imana yagize neza rero, kandi Imana nabo bandi bakiri mu bibi abo bose tujye tubasengera, Imana nabo yabafata nkuko yatunguye Sawuli agiye i Damasiko ikamutungura, umucyo ukamutungura. Nawe ndumva umucyo waragutunguye nkuko watunguye Sawuli. Rero Imana iraguhamagaye, wuzuye umwuka wera, nta wakubwirije, ugiye mu rusengero usenze uri wenyine, wuzuye umwuka wera. Imana itangiye gukoresha kuva muri 86. Ni byinshi, ariko wenda ubuhamya ntiturabwinjiramo cyane, tuzashaka wenda umwanya w'ubuhamya. Tuguhamagaye ngaha turi muri gahunda yo kuvuga ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali hano kuri TV Iyobokamana TV. Gahunda ya haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, nko kuvuga ngo turagenda tureba abantu b'abahanuzi, abantu b'abakozi b'Imana bafite impano z'Imana, batavanga batabeshyera rubanda. Cyane cyane nge nanavuga ngo uko inyurabwenge ryanjye rimpa, umuntu uri kumwe n'ubumuga bwo kutabona ntago yakiyavantira no kujya mu bintu byo kubeshya abantu, kuko ntiyakubwira. Hari kureba yabona uri umukire ku isura agahita guhanurira kuzya za Dubai, yabona abantu bagaragara nk'umukene ku maso ati wowe ufite uburozi na karande nyinshi. Rero tubonye umuntu nagatangaza cyase ni ikintu kidasanzwe w'umuhanuzi ariko utabona. Turagira ngo tubwire mu buryo bwo gukoreshwa n'Imana, cyane cyane utuganisha mu mpano y'ubuhanuzi. Turaza gufata n'umwanya wenda utubwire ijambo ry'Imana, tangazwe n'uburyo wavuga ibyanditswe utabona kuva ku myaka ya mito utarabonaga. Imana yaguhamagaye utabona, ariko ukaba uvuga ijambo ry'Imana. Ariko ndashaka kugira ngo tujye ku ruhande rwo gukoreshwa n'Imana. Ese Gatera ni muntu ki mu muhamagaro, mu mpano? Ese ni umwigisha? Ese Gatera ni umubwiriza? Ese Gatera ni umuhanuzi? Ese Gatera ni umuntu ubohora muri zino mpano twita deliverance? Twibwire, utubwire umuhamagaro ukoreramo. Okay, ngiye no kuvuga ngo kuva icyo gihe Imana imaze kumpamagara, ishyaka ryo kubwiriza ubutumwa bwiza. Nari umusore icyo gihe, ariko numva sindi bwinjire muri gahunda y'ibindi bintu byo gukora ntari nabo mugabo ngo nshake umudamu, kuko nari mfite ibintu bigeze kuri 3 maze guhamagarwa n'uwo bashaka kuvuga. Numva ngashaka kwigisha abantu yuko Imana ihamagara umuntu ititaye ku cyari cyo, yaba yoroheje cyangwa akomeye, yaba mugaye cyangwa ari muzima, yaba se ari umuntu uturuka ahantu horoheje cyane cyangwa hakomeye. Nge mbona iranyisangiye aho hantu muri ibyo byondo. Kera ho abantu bajyaga barwara n'imvunja n'ibindi, ku buryo aho nabaga hari umukungugu, nijyamye ahantu hatari heza, nta nafite ubutunzi, ariko Imana mbona iransanze. Ndavuga rero ngo ntago Imana isanga umuntu kubera icyo ari cyo, ahubwo imisaba kubera icyo umugambiriyeho. Rero natangiye kubwira Imana ngo icyo ungambiriyeho cyose nzagikora. Hanyuma kuva kera kose ntabwo njya nkopera, nkunda kuvuga amagambo. Niyo mpamvu nabwiye Imana ubwo umpamagaye rero umbwire n'uburyo nzajya nkora. Ni ukuvuga kuva icyo gihe maze guhamagarwa natangiye kubwiriza ubutumwa. Hanyuma itorero nakoreragamo ryashatse ko mpitamba umuyobozi, abo bita bavuga abarimu bayobora urusengero lokale, ariko icyo gihe ndabyanga.
ndavuga ngo ntabwo mama cyangwa bene data bazajya bamesera ngo banterere ipasi, kuko mu buzima bwanjye nubwo nagiye nkura ngenda amaso apfa kugeza aho uyu munsi ntashobora kubona akantu na kamwe ku isi, ariko ntabwo nigeze mba umunyamwanda. Hanyuma rero numvaga bisaba ko mbaza gushaka umudamu, itorero ndaryangira. Ndibuka ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, byose yanibagirwa kugenda kuri ubukwe kuri mu kwezi wa 1993 nibwo nasezeranye. Hanyuma kuri 27 nibwo itorero ryakoze inama bahita bantuma gutangira kuba umwarimu ahantu mu rusengero. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi natangiye umurimo w'ubuyobozi, ariko ubwo natangiye umurimo w'ubuyobozi Imana yagiye inyongereramo n'izindi mpano, ngahishurirwa, ngahanura, nkerekwa. Hanyuma muri jewe impano nini cyane ikunze kwaguka ni impano y'ubutware, gutegeka. Impano y'ubutware ushatse kuvuga iki? Ni ukuvuga hari ibyo bita ubutware n'ubushobozi. Ibyo bintu nibyo nkunda, niyo mpano nkunda gukoreramo cyane, nkunda gutegeka. Iyo numvise umuntu aje akanganiriza, akantekerereza ingorane afite, akantekerereza ibintu byose afite, ntekereza ko uwo mfite muri jewe afite ubutware bwo kuvana agasuzuguro kuri uwo muntu. Nibyo bintu cyane magingo anga niyo mpano cyangwa se niwo murimo nkora, niwo mwuga wanjye. Bishop Gatera, uri bishop? Yes. Uri Bishop Gatera, ushumbye amatorero angana iki se, cyangwa se urakorera umurimo he? Ni muri Kigali, ni hirya ya Kigali? Icuro kinyuraho gato twihuta twita twinjira muri ubwo butware wari utangiye kuvuga, aho ntago uri buncike rwose, niho ndi bufatire rwose kuri ubwo butware. Jewe maze guhamagarwa, nahamagawe muri 86, hanyuma ninjirira mu itorero rya Methodiste Libre, mbariho nkorera umurimo kugeza muri 98. Kuva muri 98 rero nimukiye mu itorero ryitwa Umungeri Mwiza, ndikoreramo kugeza 2017. Hanyuma ngira impamvu zanjye bwite zituma mvamo, mba mu buzima bwo kuba mbwiriza gusa nsenga. Hanyuma ubu ngubu ndimo ndakorera mu itorero ryitwa Methodiste Uni. Hanyuma natangiye amatorero menshi ku buryo muri Methodiste Libre nakoreye umurimo, ntangira amatorero menshi cyane. Hanyuma mvamo ntari naba umushumba, ari nkiri umuvuga butumwa. Mu Mungeri Mwiza 2008 nibwo nabaye umushumba nyobora amatorero. Hanyuma 2013 nibwo nari ndimo nyobora intara y'umujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba kugeza muri 2017 mu itorero ry'Umungeri Mwiza. Hanyuma rero ndakorera mu itorero rya Methodiste Uni, nkorana n'amatorero y'Iburasirazuba, ariko mu kwezi kwa kabiri nimwe zatangira kuba ndimo gukorera mu ntara y'Amajyepfo i Muhanga, kubera ko hari imirimo ngikora hariya Iburasirazuba. Birumvikana yuko uri umugabo, urumva ko wanagiye muri uyu murimo kera. Ndakubwira ko umuhamagaro wawe ungana nuko ngengana. Urumva ko rero urawukoze kandi uyu murimo ukozemo byinshi, kandi n'ukuri biragaragara. Noneho rero tumenyereye ko abahanuzi bakunda kuba ari abantu bato bo, kubera ko n'ijambo ry'Imana tubwira ngo misi imeruka ngo nzasuka umwuka ku bantu banjye, ngo abasore banyu bazahanura, ngo kandi abasaza bazarota. Ariko noneho tubonye umuntu umusaza ufite n'ubumwe bwo kutabona, ariko Imana inyuranye ibintu irangije imugira umuhanuzi. Watubwiye uti ndi umuhanuzi, ariko birenze kuri icyo cy'ubuhanuzi no kuba ndi umushumba, hariho amavuta kuri ngewe y'ubutware. Ayo mavuta y'ubutware yongeye kuyakurikira, menye nakasongoyeho ku bw'ayo mavuta. Aya mavuta akora ate? Ese uraza kutubwira kuri aya mavuta gato, nurangiza ariko unatubwire ubuhamya bw'abantu waba warasenganye nabo cyangwa se warasengeye muri ubwo butware bw'amavuta mu bigiye bitandukanye. Wenda bwose ntago waburangiza, urumva ukoze umurimo igihe kirekire, nukoze umurimo imyaka 3, nawe Yesu ngo yamaze imyaka 3, ariko nawe yari afite ubuhamya butari buto. Noneho we rero umaze imyaka igera muri za 37. Reka tuvuge kuri ubwo butware, kuri ayo mavuta y'ubutware akora ate? Ese mu mpano yawe se ndetse umuhamagaro w'ubuhanuzi ukoze ute cyangwa se urawukoreramo ute? Turava kuri ayo mavuta y'ubutware yatubwireho gatoya, twinje none mu gutangira kutubwira ubuhamya bw'abo mwagiye musengana n'iby'Imana yagiye bakorera igukoresheje. Jewe ubutware mu ruhande rwanjye bwite nk'umuntu ndi umunyantege nke. Mu ruhande rw'abantu umuntu wese washaka yamputaza,
uwashaka wese sibyo ko mfite amahirwe yo kuba mfite ubudahangarwa mu buryo bw'umwuka, ariko mu bundi ruhande umuntu wese yamputaza. Hari n'uwigeze kunjyana anshyira mu nzira, ngira ngo turacyari kumwe, yigendeye, ndahagarara gutaha birangora. Hari n'uwo twari turi kumwe nawe, abantu bamubwiye ngo ashake ukuntu amemukira, nawe aragenda agiye kunkubita mu modoka, bari bikubita amenyo ashiramo, abantu bamubonye baraseka, bari babiganiriye. Ni ukuvuga ngo jyewe ijambo ryitwa ubutware ndivana mu byanditswe byera. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera nibyo nkoresha. Iyo nsomye ijambo ndivuga uko riri, nkarikoresha uko riri, kandi mbabwiza ukuri mbonye rikora uko ijambo ry'Imana ari rizima. Mbonye rikora. Ubutware jyewe nkoresha mukoresha nshingiye mu byanditswe byera. Icya mbere, ntabwo wansuzugura mfite ijambo ry'Imana. Ndavuga namara kuvuga nshingiye ku byanditswe byera, ibyo mvuze hafi bitewe n'uko abantu babyizera. Wabyizera utabyizera, hari igihe bikora 100%. Icya mbere, ubutware twarabuhawe. Rero ngira amahirwe kubera ko Yesu twamuhawe. Bibiliya ivuga ngo ubutware bwose buzaba ku bitugu bye. Yesaya 9:5. Azitwa data wa twese uhoraho. Azaba umujyanama ukomeye. Ni ukuvuga muri make, iyo ndimo mvuga Yesu nahawe, mufata nk'ubutware buri ku bitugu bye, kandi nanjye arampetse. Ni ukuvuga rero ntabwo mbura gukoresha ubutware Imana yampaye, mbukoresha nshingiye ku ijambo ry'Imana. Igihe cyose ndimo mvuga ijambo ry'Imana, ubutware bw'Imana bugaragara muri ryo. Buri munsi iyo ngeze no mu giterane bampamagayemo, ndababwira ngo hari ibintu 4, ibyo bita ubutumwa bwiza bw'ubwami ngewe mvuga, burimo ibintu 4. Kubohoka k'umuntu mu bugingo, akihana ibyaha, bakanyabyaha bakababarirwa, kubera ko dore ko hari n'ibyaha binaniranira ku bantu kubera impamvu ugasanga umuntu afite icyaha cyamunaniye kubera ko na se yagikoraga. Ugasanga inzoga yamunaniye kubera impamvu z'uko kuva muri gakondo y'ubuzima bwe bwose ari inzoga gusa. Ugasanga umuntu ni umujura kubera ko na se yajyaga yiba. Ugasanga abantu bafite rero ibintu bitandukanye batazi aho bavanye, ariko turimo tuganira n'igisha ijambo ry'Imana, kubera ko iyo mbwiriza cyangwa niyigisha muri karo gace kacu ka Afurika, hari imizimu cyangwa se abadayimoni 18 nz'amazina ngenda natura mvana ku bantu, abantu bakabohoka kubera ko mba nzi neza imbaraga ndimo ndwana nazo. Ni ukuvuga igihe cyose nyigisha ndahishurirwa, namara guhishurirwa ngatangira guhangana n'ibintu bituma abantu batarangiza batava mu byaha. Benshi cyane bava mu byaha. Uratubwiye uti hari imizimu cyangwa se abadayimoni 18 nahishuriwe baba ku bantu bazengereza abantu cyane cyane muri kano karere ka Afurika. Rero Afurika yose n'abagerageje kuyisohokamo cyangwa babashe kuyisohokamo kuko Imana ibaciriye izo nzira n'uwo mugisha, abo bose baradukurikirana ubu ngubu utuvugana. Abo bose bari muri France baradukurikira, abari muri Allemagne, abari muri Holland, abari muri Canada, abari muri leta zitandukanye za Amerika, isi yose ubu ngubu biri kugukurikira. Duhe ku buhamya bw'abantu, kuko ndi gushyugumbwa cyane. Hari byinshi turagenda tukugarura, ukagaruka muri studio za Iyobokamana TV ukongera ukatubwiraho, kuko uri umuntu w'inararibonye, uri umufite amateka y'imyaka myinshi yo gukora uyu murimo. Ariko tubwire ku buhamya, nimba urahera he, nimba uratangira kurinde, ariko ugenda utubwira ibintu bifatika Imana yagiye gukoresha, ukavuga uti ibi bintu byo si ibyo umwana w'umuntu yakora, ni ikintu cyitwa igitangaza. Ese Bishop Gatera ujya ukora ibitangaza? Buriya hari igihe ujya ukoreshwa ibitangaza. Yes, hari igihe abantu batekereza ko ijambo ry'Imana ari amagambo, ariko ijambo ry'Imana ni ibikorwa. Igihe cyose n'ubu ndimo mbaganiriza abarimo kunyumva, ibyo bintu 4 biri buze kuba, abantu bazatanga ubuhamya. Kubabarirwa ibyaha, kubohoka mu buryo bw'umubiri, kubona imigisha Satani yafunze cyangwa se yafunzwe wenda n'ibitekerezo byawe, no gusohorezwa amasezerano. Sindavuga ubutumwa n'umunsi umwe, sindata igihe n'umunsi umwe, niyo ngiye kubwiriza ubutumwa ndabwira hari ibintu 4. Murabona abantu bababarirwa ibyaha, murabona abantu bakira indwara bavamo abadayimoni, murabona abantu mu gihe gito batanga ubuhamya bw'imigisha, muri buze no kumva abantu basohorezwa amasezerano. Ni ukuvuga rero ibitangaza byarabaye. Mfite ubuhamya mushobora kuvuga cyangwa nkandika mu bitabo hano iwacu mu Rwanda, hirya yaho nagiye nyura hose, nabo twagiye tuvugana.
ndibuka umunsi umwe ndimo senga muri 2008 nasengeye umumama umwe hano muri Kigali akira sida sida irakira ndayibwira iranyumva imuvamo. bitubwiremo detayeho gatoya ko hari abantu batemera ko Imana yakiza sida. Yes, niba batavyemera bazampamagare bayikiri kugira ngo nabo ubutaha n'ingaruka nzaze vuga ngo cyagenda ndi ku kiganiro hari abakize sida hanyuma barambwira niba bashaka bazambwire batujye tuvuga amazina kuko sida kugeza uyu munsi no mu kwezi gushize kwa 9 mezi abirashize nari ndi mu giterane nabwo harimo umukobwa umaze kubyara abana 6 mu Buraya nawe yari afite sida iremereye. Imana imbwira mu giterane ko sida ikize. Imana yimbwiye irambwira none yimbwiye ndavuga iyo mvuze irakora. Nakuvuga rero iyo sida yarakize ku kindi cyumweru kundi wa kabiri aragaruka araza aravuga ati umusaza yaravuze ngo abarwayi sida twere twipimishe ati je naratinyutse abandi bose bavuze ndi batezwe ntago turatinyuka dore ngibi byangombwa ndabifite ndabwira ntamezi 3 tureke abanza ashire uzarebe neza ubu yarakize ni muzima aratanga ubuhamya n'abandi benshi. Uwo mukobwa uwo mudamu rero yarakize yari afite ubuhamya bukomeye yari afite kontra y'umuntu wamuhaye amafaranga kugira ngo acuruze ariko bakajya bahura buri munsi uko ashatse. Arambwira ko wena kize sida amafaranga y'abandi nariye bizagenda biti. Ndamubwira ni ugende mubaze uti uramutse umpaye amafaranga yo kuryamana wampangahe rimwe. Aramubwira ngo naguha 5. Aravuga ati rero turyamanye igihe kirenze umwaka kora umubare nusanga ntaye nayarangiza nditabaza abantu ariko sinzongera. No kuvuga ngo yakize sida amaze gukira sida Imana imuha ubuhamya bukomeye ahamagara abantu bene wabo babaga muri Canada muri Amerika ababwira ubwo buhamya amaze kubabwira nyuma gato undi wabwumvise arampamagara ari muri Canada. Yari afite ikintu gihora buri munsi kimwirukanka mu mutwe kimwirukanka mu nda kimwirukanka mu mugongo aho gishatse hose kumva kiri nyorogotora. Ndamubwira ngo reka dusenge. Numva arampamagaye turasenga dusenze igihe nari ndimo kwatura imbaraga zibohora arahagambuzwa aruka inzoka yo mu ishyamba. Inzoka yo mu ishyamba. Madamu wanjye arambwira ngo nari nzi ko nashatse umuntu ntabwo ndagusobanukirwa ngiye kwigendera. Inzoka arayiruka ari muri Canada. Arayiruka abantu barayikubita irapfa. Ubwo n'ubuhamya bukomeye bundi bwa kabiri. Icya gatatu mfite ubuhamya bw'umuntu wa hano Kicukiro muri Kigali. Umuntu yarampamagaye arambwira ati mfite mugenzi wanjye sinawe wanyihamagariye. Mfite mugenzi wanjye afite inda ya 5 kandi abyara abakobwa gusa. Inda ya 5 abyara abakobwa gusa. None umugabo yambwiye yuko nimbyara uwo mwana tuzagabana nkagenda nkabukwanjye nkarera uwo mwana nawe akapfa kurera abo ngabo banebe. Umugore yahangayitse yababaye. Ndaza ngeze Kicukiro centre mva mu modoka mu kamodoka ari kanjye ninjira muko ari yicayemo ke ndamusengera ndavuga ngo uhereye uyu mwanya ndavuze ngo Imana niyirema pièce de rechange ibe kuri uyu mugore. Igihe yaragiye kubyara yabyaye umuhungu. Do wafashe umukobwa ubutware bukurimo bumuhindura umuhungu. Arata yes aragenda. Ya minsi basohora umwana abantu baza gushima bamwita izina barampamagara. Umugore arambwira ati umugabo wanjye namubwiye ngo tuguhamagare uze dushima n'Imana aranga. Aravuga ngo uwo mugabo wafashe umwana wanjye niboneye nkamubona muri ecography nkamubona amafoto abyerekana bitari rimwe bitari 2 gihe twabonanye n'umudamu afite inda y'amezi 6 yaravuye inshuro 3 muri ecography. Biranje umugabo avuga ati uwo mugabo ntabwo namutumira wanjye ashobora kunyicarira ku ntebe zigahinduka imodoka cyangwa akicara mu nzu yanjye gahinduka bisi cyangwa se yakora ku kiko cyaje kigahinduka imbunda. Aravuga ati jewe si mwishaka wanjye kandi iyo senze nahishuriwe yego habe gitangaza ku muntu. Ndibuka umunsi umwe umwana wo muri Afrika y'Epfo yarampamagaye. Afrika y'Epfo amaze kumpamagara arambwira ati mushumba abantu baranzinze sinzi ikibazo mfite
ndarambagizwa ubukwe bugapfa. Ndavuga buretse gato, Imana impishurira yambaye mayo itukura, yaragiye no mu mapfumu bamushyiramo igiti. Ndamubwira mva muko, banza urebe ahantu wiherera, ntago Imana ebyiri zikorana. Imana yanjye ntikorana n'ibigirwamana. Uvanemo iyo mayo itukura irimo agati baguhaye hejuru mu mukubo w'iyo mayo yawe, ubanze uyikuremo tuvuga rutambaye ibigirwamana. Umwana avuza induru arambwira ngo nimubabarire. Ndavuga ntabwo nkubabarira, nta kindi tupfa, genda ubikuremo uze ngusengera Imana ikukorera igitangaza. Rero Imana mfite ubuhamya bw'abantu benshi. Hari abandi bantu muri iyi minsi, uyu mwaka uyu nguyu yaje gushaka, yarashatse rwose, yashatse umugabo. Ariko Bishop, ndagira ngo nkwibarize rwose, abakobwa bagumiwe n'abandi bazinzwe na za karande n'imyuka mibi ni benshi. Hari abakobwa waba ufite wasengeye bakuzemo, ariko iyo bageje 30 tubyita ngo n'ugutaranika, twe bakiri bato bageza 40 tuti n'ugukaranika. Ari n'uherutse kumbwira ngo yasenkanitse. None hari abantu wasengeye basenkanitse cyangwa bakarantitse, Imana ikagira ikintu irema, ijwi rikagucamo ibyo babwiye textually uko bibabwiye ariko bigenda bagashaka. Mu myaka nk'itatu ishize narindi ahantu bita ku Gisozi, narindi amasesho y'iminsi yanjye njya nkunda gusengamo. Hanyuma uwo mukobwa aransanga, yari afite imyaka 43, ari kumwe n'umwana murumuna we, nawe yari afite ikibazo cya kanseri yo mu ibere ry'imoso. Hanyuma baramutransfeye kuzajya muri Afurika y'Epfo, uwo mukobwa kujya kushiriza iryo bere cyase kumufasha iyo kanseri. Hari kuwa gatandatu mu masaa 8 shoje amasengesho, aho nari ndimo nkorera amasengesho, bahamagara abo bantu baraza turaganira. Igihe twari turimo tuganira, uwo mukobwa ambwira ko dambagijwe imyaka myinshi ubukwe bugapfa. Numva ijwi riramanutse, rirambwira ngo niwemera ko dufata umwanya wo kuganira iki kirarangira. Aranyemerera, turawufata turaganira, kuko jewe yongera n'ikiganiro n'umuntu hari ibintu bitatu musaba. Ikintu gikuraho imyuka mibi n'imbaraga mbi, icyambere ni ugusobanukirwa ko uyifite. Mbanza kumusuzuma nkamenya ko iyo myuka ayifite n'ibimenyetso bikagaragara. Icya kabiri musuzumira mu gusenga, nkamusuzumira mu biganiro. Icya kabiri mwigisha kwizera kubivamo. Icya gatatu mwigisha kubyanga. Icya kane mwigisha gutura, gutanga neza, agatura ituro rivuguruza imbaraga z'ibyamukoreweho, kuko nta murozi n'umwe ujyorogera ubusa atongera ibintu. Icya kabiri, icya kane. Bishop, tukiri aho ngaho turaza kwagaruka. Ese byaba bihura n'ijambo Imana yari yabwiye abatambyi? Sinzi ariko nimba abatambyi uyu munsi bakiyari ruguraza kudusobanurira. Babwira abatambyi kuko niba yarahaye ubutware bwo kwirukana ibibembe no kubumanura bahumanya. Aravuga ngo nimujya mubona umuntu ufite ibibembe muzajye mumusuzuma, ngo nimubona mwamukiza ngo mumutume ituro. Ese abatambyi baracyariho uyu munsi bo guhumanura abantu, cyangwa se n'umuntu wese wakora deliverance cyangwa wabohora abantu? Erega buriya hari ibintu abantu bakora bavuga bimwe, wenda bajya babihindura mu zindi ndimi, ariko abatambyi bariho uyu munsi, abatambyi bazabaho, na nyuma y'impanda abatambyi bazabaho. Ibyo byose ibyanditswe byera birabihamya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, ni naryo numvaga ndibaganirizeho gato mu kanya kari buze, riri mu gitabo cya Maraki 2 umurongo wa 7, haravuga kuko akanwa k'abatambyi gahamya iby'ubwenge, kandi rubanda rukabashakaho amategeko kuko ari bo ntumwa zanjye. Ni ukuvuga iyo wamaze kuba umutambyi, ndavuga mu gihe cya mbere no mu gihe cya none no mu gihe kizaza, iyo umaze kuba umutambyi uba ufite icyo bita amategeko, uba utegeka. Ni nayo mpamvu urwego ngezemo ntago ruri muri rwa rwego rwo guhangana n'imyuka mibi. Turaganira ukambwira nkavuga ngo wowe wakibyimba we ndagutegetse kuko ndi umutambyi. Nkabwira kanseri ndakubwiye, wambwira uti jewe ndi ingumba, nkavuga ngo genda ubyare. Wava kuko ibyo byose byabayeho. Mutekereze ukuntu Elisa yafashe umunyu akawuhindura umuti uvanaho uburozi. Bari bahumanyije iriba, arabwira ati munzanire umunyu, nta bindi yavuze. Rero ndategeka, ubwo butambyi buriho. Bishop, none
wenda uraza gufata umwanya winjiye mu ijambo cyane urumva ukoze umurimo imyaka ingana nuko ngana none reka dusubire kuri wa mukobwa nanga ubuhamya bucitsemo kabiri dusubire kuri wa mukobwa w'imyaka 43 n'uwo bari kumwe afite kanseri nashushe n'ukorogoya ariko noneho reka mvuge ngo reka dukomereze uko byaje kugenda ijwi ryumvishe kugeza ese yarashatse ko aho ngaho niho mbashaka kugarukira uwo muntu mwahuye n'ibyo wamuhanuriye n'ijwi ryaguciyemo ariko amaherezo in the end yarashatswe koko ararongorwa bigenda neza igihe kiri niyo ndimo ntanga ubuhamya nkunda rimwe na rimwe gucikwa ariko iyo umuntu yabinyemereye iyo umuntu yabonye ubuhamya bwiza akabinyemerera hari igihe mvuga izina nkavugana nimero ye bakamuhamagara ariko bo ntabwo yabinyemereye hanyuma uwo munsi kuwa gatandatu saa 11 byari saa 11 kuwa gatandatu nibwo yumvi yatangiye akiri igitangaza mwasenganye twaravuganye yansanze saa 7 turaganira saa 11 yumva telefone iramuhamagaye y'umupasitori we aramuhamagara amubwira ati mukobwa uyu munsi ndashaka ko tugirana ikiganiro hari umusore shaka kuguha kuri uwo mugoroba aragenda baraganira ntabwo yagiraga se na nyina ariko yari afite basaza be aganira n'uwo musore kuwa gatandatu ahamagara basaza be arabwira ati mushiki wanyu ko ahuye n'igitangaza kandi akaba yumvikanye n'umuhungu hano mwatwemereje mu rusengero tukaberekana mu gitondo ku cyumweru baraberekana wasenganye n'umuntu kwa gatandatu yarakaranitse afite imyaka 43 saa 11 umuranga abakoze gahunda amuhuje n'umusore we noneho mu gitondo barabaranga wasenze kwa gatandatu mu gitondo barabaranga hanyuma kuwa kane w'icyo cyumweru kindi bajya mu gikumwe bajya mu murenge barasezerana hanyuma kuwa gatandatu bakora ubukwe busanzwe umukobwa ararongorwa Bishop ndashaka kubyumva neza kuwa gatandatu mwarasenganye kuwa gatandatu taha ararongorwa barasezerana biraba ni igitangaza gikomeye cyane hanyuma wa mwana nawe cyo gihe ndimo gusenga nawe yagiye kongera kwisuzumisha asanga ibere ryarakize ya kanseri yashiririyemo ni ukuvuga uwo munsi Imana yakoze ibitangaza bibiri rero iyo bavuze ikintu cyitwa igitangaza ni ikintu so wanya atabasha kugufashamo ni ikintu kuva ku buyobozi bw'ibanze kugera hejuru batarangiza ni ikintu amafaranga atapfa kurangiza ni ikintu abaganga batashobora bagerageza hari ibyo bita ngo ni ukorohereza izi ndwara z'amakanseri cyangwa se cyane cyane mvuge ko indwara ziterwa n'abantu batanywa iyo batangiye kubuza isukari bakakubuza amavuta bakakubuza mbese ibintu biryoshye amafanta ni ukuvuga hari dayimoni yitwa imandwa ya gatatu yitwa kagoro iyo ngiyo niba yamaze kwinjira mu maraso yawe ikubuza kuba iravanga bumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu kandi ibyiza byo mu gihugu ntabwo ari ibisharira ni ukuvuga rero ibyo mbivuga cyane iri somo ryigisha iminsi 7 iryo kubohora ariko bitangaza birahari ikindi cya gatatu mu minsi yashize hari abakobwa babiri bakuru umwe yari afite imyaka 35 undi afite imyaka 29 uwo ufite imyaka 29 kuva avutse yari atari yajya muri gahunda y'imihango y'abakobwa wari ufite imyaka 35 yumvaga amaze kwitera icyizere cyo gushaka umugabo ariko yishakira umwana nabyo yarabigerageje imyaka 2 byaranze hanyuma igihe bamara kumva ubuhamya bwanjye bakaza basanze iwanjye ndimo gusenga Imana imbwira ko babohotse baragenda bageze ariko mbabuza kongera gukora bya bintu byabo by'imikino bagezeyo birabananira wa wundi utajyaga mu mihango ahuye n'umuhungu atwitinda nta kimenyetso na kimwe kigaragara ko yigeze ajya mu mihango n'umunsi umwe wa wundi nawe agiye gukina n'undi muhungu nawe atwitinda bagarutse iwanjye babanza kunyura kuri madamu arambwira batoka byarawe tubabarire ugende dusabire muze imbabazi ibyo tubuje twarabikoze twanavanye mu bibazo none bakingera iruhande Imana irambwira ngo nimbababarire ahubwo mbasengere mbasengeye natura ko abandi babateye amada muri bwa butware bagenda bakabatwara genda wowe runaka waguteye inda abo umugabo wawe burundu genda nawe runaka waguteye inda abo umugabo wawe burundu umwe ari mu professeur undi yari mu veterinary baragenda ubumba bwiza uko mbabwiza ukuri abo bagore bwa bombi babana n'abagabo babo n'abana babo wenda uraduhamo nk'ubundi buhamya bumwe cyangwa bubiri bw'abakobwa bakuze kuko iki kibazo kirakomeye mushumba
umuntu araza ati ngiye mfite imyaka 39, 43, 47, abasore baraza bakagenda ntazi nicyo dupfuye, turapanga nkabajyana mu muryango, nkabereka imiryango, simenya aho baciye. Ku mwisho wa nyuma twanavuze amatariki y'ubukwe bakuraho telefone, tukazongera guhura bararongoye, barashatse abandi. Ese waba ufite ubwo buhamya wenda nka bubiri budusoreza ku by'abakobwa, nubwo ufite bwinshi ariko ukakuramo nka bubiri buhagarariye ubundi, ukabasha kutubwira utse abantu biracyashoboka yuko bashakwa bagashaka, hari n'ikimana yaguhishuriwe warabitubwiye, ukunda kubivuga uti hari ikintu Imana yamishuriye ku bantu batarageza imyaka 60. Tubwire kuri icyo ngicyo dusa n'abasoza kuri ikintu cy'abakobwa batinze kubona urushako, noneho dukomeze n'ubundi buhamya ko ufite bwinshi ntago twaburangiza, uzakomeza kujya ugaruka utuvunguriraho. Nababwiye ko ikintu cy'ubuhamya bugendanye n'abantu barongorwa cyangwa se batabyara ni ibintu bisa nkaho izo mbaraga zisa zose, kuko ziva ku mandwa 14 yitwa Rurinda rwa Ruringabo. Ni imandwa izigakora uburinzi ku mukobwa ntashake, yajya agira igikundiro, uwo mwuka ukaza ukamufata ukirukana umuhungu, akibombarika akifata rwose neza, akitwara akagenda ingendo, agahindura imvugo, agahindura imyambarire, agahindura ingeso, ariko akanga akagira ikibengero. Ni ukuvuga rero iyo tumaze kugana n'uwo muntu tugasenga, abantu benshi Imana yambwiye ko umuntu utari wagize imyaka 60 wese ari ku isoko. Abo bantu turagirana ikiganiro, tukaganira rwose. Hamaze kuboneka umubare mwinshi, yewe n'uyu mwaka bamaze kuba hafi nka 4, n'uwashize barabaye nta mwaka numwe byibuze abantu 5-6 bafite imyaka kuva kuri 40 gusubiza hejuru badashaka abagabo, kandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Kandi icyo bita igitangaza, ntago Imana yita ku myaka n'ibihe, ahubwo mbonye banasama. Cyane cyane abo nsezeranije barasama, kuko iyo ndimo nsezeranya umuntu ndahita mbimubaza nkanamubwira ngo urifuza kuzabyara iki umwana w'imfura. Abantu bakunda kunseka bitewe n'imyaka y'abantu nsengeye ndimo gusezeranya. Maze gusengera abantu bageze hafi kuri 7 bafite imyaka iri hejuru ya 45 kugeza kuri 50 cyangwa 49 bagatwita. Kuko hari uwo nigeze nsengera atanabyara pe, yarashatse umugabo, bamaze kuba benshi hafi nka 47 barenze. Hari uwo nasengeye amaze imyaka 6 aratwita 16, 14, 9. Hari n'umumama umwe wo mu giturage nigeze kuza ndamusengera atwita inda amaze imyaka 20, yari amaze 7 ashatse umugabo, yari yarashatse amaze ifite imyaka 20. Hari n'undi nigeze gusengera umunsi umwe, ntibazakubwire ngo abadayimoni bafite ibintu byinshi bakorera abantu. Hariho nasengeye turi mu rusengero mu gitaramo, yari amaze imyaka 5 afite inda itavuka. Ndimo musengera, ndimo senga, ndahaguruka mbwira wayoboraga, ntiburetse gato mvuga iki Imana imbwiye. Imana inambwiye ngo hano hari umuntu ufite inda y'imyaka 5, nahaguruke musengera byari. Ndahaguruka ndamusengera, Imana impishura ko ari umwana w'umukobwa uri mu nda ye, ndamusengera. Saa 9 za mu gitondo nari ntuye hafi y'urusengero, ngiye kuryama abantu barimo barakomanga bambwira ngo wa mukobwa arabonetse. Madamu arabyuka ashakashaka utwenda tw'abana, hanyuma aragenda asanga wa mukobwa damu abyariye ku rusengero, bahita bamushyira mu modoka bamujyana kwa muganga, abyarira ya nyuma. Hanyuma duhamagara umugabo we, araza asanga wa mwana. Ubwo n'ubuhamya bufatika, wagera muri quartier y'iwacu bakabikubwira by'Imana yagiye ikora. Rero abantu bagumiwe, Yesu arahari kugira ngo babohore, kandi ntago ari ibintu birebire. Iyo uganirijwe ABCD ukumvira ijambo ry'Imana, ubutegetsi Imana yampaye burategeka, za mbaraga zakuboshye zikakurekura, ugataha ukakira igitangaza cyawe. Niyo mpamvu mbwira abakobwa bose, nkabwira abagore, abantu mwese mukeneye kwakira igitangaza cy'umwana cyangwa se cy'umugabo, mutangire mugire isuku, kuko Imana yambwiye ko abagore bose n'abakobwa badafite abagabo batari barenze imyaka 60 muri ku isoko. Ni ukuvuga rero ugomba gukaraba neza, ugomba kwitunganya, ugomba gucya, kugira ngo hirya y'ejo umugabo uzagushaka ashobora kuva hirya no hino. Abanyumva mwese muri kwisi, ndababwiza ukuri, ubwoba nibushire, Yesu aracyari ku ngoma, kandi mfite ubutware numva nizeye, kuko atari imbaraga zanjye bwite, ari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Niko umwanditsi yavuze ngo ijambo ry'Imana ni rizima
hari abantu bandi tutari twava kuri icyo kintu bakunda kugira gutya bakabona, njya numva ku maradiyo abantu bavuga muze tubahe imiti tugire gutya na gutya, abantu bajya babikora wenda bakabavura, ariko hari abantu baba bafite umwuka. Bibiliya iravuga mu bice 19 bya Matayo umurongo wa 12, haravuga ngo hariho abantu bavuka ari ibiremba mu nda za ba nyina, hari n'abandi baba barakonwe n'abantu, hari n'abandi bikonye ubwabo kubera ubwami bw'Imana. Ariko cyane cyane abantu benshi bakonwa n'abantu mu buryo bw'imyuka mibi. Abo ngabo rero 90%. Ndibuka ko hari umuhungu umwe wakoze ubukwe amara iminsi 70, ubukwe bwe ntabwo nabutashye, abantu bari banje barandoga ba acide ndayinywa, aho Imana maze kuyinkiriza nibwo nagiye yamaze iminsi 70, njya nagenda ngiwe. Bagwaye acide, tubwireho gato. Abantu bagwaye acide. Umuntu yaraje arimo gusavinga abantu, ariko jewe mu icupa yashyizemo acide. Akimara kuyimpa numva ubwenge buratakaye, numva biragize. Kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi mu myaka 5 ishize ntago arongera kuboneka, yise atoroka. Misiyo ye ntabwo yayigezeho ko yarazi ko ndi bupfi. Hanyuma birangije nibwo ndakira, nibwo nagiye mu rugo rw'uwo muhungu wari wakoze ubukwe, tuye hano Kicukiro. Ngezeyo ndamupfukamisha we n'umudamu we mu cyumba cyabo, ndasenga 70, umugabo atari yahura n'umugore we byaranze bitewe n'abadayimoni bo mu miryango y'iwabo w'umuhungu batashaka ko ashaka uwo mukobwa. Birangije ndasenga, uwo mugoroba bukeye mu gitondo umukobwa azasanga aho naraye mu cyumba n'undi mupasiteri twari twazanye, arambwira ati mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Uwo munsi yatwaye inda muri uwo mugoroba, umwana we w'imfura bamwise Benihin. Kubera ko hari imbaraga z'Imana zibohora abantu. No kuvuga ngo abantu bamaze iminsi 70 kubw'abadayimoni, nta kubonana k'umugabo n'umugore, uhageze urasenga, barara bigenze neza, barara babonanye cyangwa se baryamanye, ahita namutwika inda, umwana bamwita Benihin w'umuhungu. Reka rero tuvuge ngo ni byinshi, ariko reka duse n'abasohotse aho ngaho. Abantu baraza kugira umwanya wo kwakira nimero zawe, baraza kugira umwanya wo kuguhamagara hirya no hino ku mpande enye z'isi. Ubwo abandika message byo murumva yuko bitashoboka, muzajya mukoresha uburyo bwo guhamagara mu buryo butandukanye, araza kubamenyesha. Ariko tugiye kwimuka ku kindi cyiciro. Hari umuntu uri mu kazi, abantu bakamugambanira, hari umuntu ubucuruza, abantu bakamushaka kumukorera ibyamfura mbi kugira ngo asubire kwisuka. Ese muri ubwo butware wahawe, ntago umuntu baba bamwirukanye mu kazi bamurenganya, muri ubwo butware ukamusubisha mu kazi? Ese abafite diplome zaryamye mu kabati? Ndagira ngo naho ngaho tubwire nimba ari ubuhamya bw'ibifatika, nimba butahari nabwo kandi tusimbuke tujye ku bindi by'Imana yagukoresheje, kuko muri iyi gahunda turabanga hari 7,000 bitapfukame bayari. Ni ukuvuga ibyo ibihari ibidahari tukabireka, tukazabivuga byabonetse. Wakegera iyi mikoro ukongera ukaduhamya ku bijyanye n'akazi, bijyanye n'imikorere, ku bijyanye n'urwo ruhande, ubucuruzi burimo bupapana, akazi benda kwirukanishamo umuntu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buriya aba bantu bakorana n'indi myuka bakopeye ubutware bw'abakozi b'Imana. Biriya bintu bakoresha, kumva ngo umuntu bamutwariye imyenda baragenda bayimwaturira amagambo, umuntu bamutwariye amafoto baragenda baramwangiza, umuntu bamutwariye ubwenge, umuntu bamugize gutya na gutya bamugira uko bashaka. Buriya butware n'ubwa twebwe bagiye babuvana aho ngaho. Iyo rero uri umukozi w'Imana, mfite ubuhamya bufatika bw'abantu benshi cyane. Ndibuka hariho abantu bari bamaze kwandikira inzandiko babirukanye mu kazi, inzandiko zo kubirukana mu kazi, babasezereye, barampamagara ngo babirukanye. Umwe naramubwiye ngo nzanira iyo letre baguhaye, arayinzanira, ndayifata. Bari nk'abantu nka 6, bamaze kuzinzanira ndazifata, nzirambikaho ibiganza, ndabwira mufotoze, nge munzanira amakopi, ama original muyabiki. Birangije ndazifata, ndasenga, ndazica, ndavuga ngo akazi mu gasubireho, muzakavaho mwabonye kandi kakaruta ubwiza. Ibyo byarabaye. Aragenda asubiye mu kazi, asanga Imana yafashe ubwenge bwa babandi bibagirwa ko babirukanye. Arakora
barakora kugeza igihe bageze babura uko babigenza, bakajya bababwira ngo akazi karangiye, iyi shansiyo turayifunze, barabuze ukundi kuntu babigenza, bisanze imbaraga zo kubasezerera byabananiye. Byarangiza wa muntu nkamubwira rero nzakubwira ikindi gihe ugende ufate nk'ukwezi uruhukire mu rugo, hanyuma Imana iguha akandi kazi. Abandi nkababwira mugende mukore. Hari uwampamagaye umwe arambwira ati mushumba waransengeye, yari amaze imyaka 6 adatwita afite umugabo, ndamusengera, igihe yari amaze gusama ageze ukazasanga akazi ke bakamwirukanyeho. Igihe bari bamaze kumwirukana yaratashye, yarambwira ampamagaye ati mushumba ati banyirukanye, ati none se umwana atwaye inda ye nzabigenza gute? Ndamubwira nti numvise umwuka w'Imana atambwira ko bakwirukanye ahubwo uhinduriwe akazi. Ndibuka mu by'ukuri yasohotse mu kazi, ageze muri parking agiye gutega hano Gikondo, atashye akubitana n'abazungu binjira muri ofisi y'uwo mugabo wundi. Bagezemo bahita bamubwira ngo turagusabye, ntabwo watubonera umuntu watubasha kudufasha akazi dufite hano mu Rwanda. Ahita ahamagara wa wundi yirukanye, araza uwo munsi aragaruka amuhamagara amubwira ati mushumba ati barampamagaye, ati nsubiyeyo, ati sinzi niba ari byo naragiye gusiya. Ni wowe ntabwo bakwirukanye, Imana iguhaye akazi garenza kutekereza. Yinjiyemo babagabo baramubwira ati aba bantu barashaka kuguha akazi. Bamusinyiye kontra, yahembwaga 230, bamusinyiye kontara y'imyaka 3 460 mu kwezi, bakuba kabiri uwo munsi. Ndibuka icyo gihe nari nibo nubaka inzu, uwo mudamu yaragiye amezi 2 ya mbere yabaye arya imperekeza, niba ari imperekeza y'akazi ka mbere yakoraga. Hanyuma amezi 2 ya mbere yafashe yarayafunze muri envelope yose. Ndibuka nari maze guhamagara umugabo w'inshuti yanjye, ndabwira nguriza 5,000 hari abantu bagiye kuva i Kigali mbagurire fanta. Arangije wa mugabo yagiye kuza asanga wa mumama yageze iwanjye n'amafaranga 920 yabifunze muri envelope, aje gushima Imana. Ageze aho ngaho, ikintu Imana yamukoreye gikomeye nuko akazi ke yakakomeyemo. Yarazi Igifaransa cyane, atazi Icyongereza, atangira kubona amamisiyo yo kugenda hirya no hino, n'Icyongereza arakimenya, akora akazi ke. Icyo nshaka kubaganirira rero nuko Imana ishobora kutemera kusuzugurwa mu gihe utarengana. Cyokora ibyo byose ari igihe bigukorerwaho iyo ufite imandwa ya 4 yitwa nkonjo nyabakonjo, ari iteza inyatsi, ari iteza ibintu byo kwangirika. Mboneyeho nuko iyo daimoni ni nayo ituma abantu benshi muri kino gihe barimo amazu yabo amanitseho ibyamunara. Iyo maze kugusengera iyo mbaraga ikakuvaho, ni ukuvuga na yanzu yawe bari bamaze kumanikaho ibyapa byo gutezwa cyamunara, Imana ifite imbaraga zo kwiyaranja, wa mwuka yo kuvuyeho n'ibyamunara biramanurwa, inzira z'Imana zigafunguka. Ubuhamya bwa cyamunara nkabungaye, cyamunara zimeze nabi hanze aha mushumba, cyamunara zimeze nabi, ahubwo tubwire ubuhamya nka 2 cyangwa 3 bwa cyamunara wabashe guhagarikisha muri ubwo butwari Imana yaguhaye, abantu b'Imana bakabohoka kandi abantu b'Imana bakabona umudendezo wabo. Reka tuye kuri ubwo buhamya gera mikoro rwose. Mureke babwire bene data ngira ubuhamya bw'ina hano honyine n'ahandi hirya no hino. Hano muri Kigali hari ahantu hafi hageze nko kuri 4 abantu bari bafite ikibazo gikomeye cyane cya cyamunara. Cyamunara yabo yabaye reka mbare umwaka ushize, bari bagiye guteza cyamunara y'umuntu umwe. Imana ikintu yakoze, naramubwiye ngo nshingiye ko amafaranga wabonye niba umbwije ukuri, yagiye mu buryo nawe ubwawe kunyuze mu myanya y'intoki, kandi ukaba udafite ahantu wajya, uri umupfakazi ufite abana. Imana igiye guhindura amagambo, iyi cyamunara ihagarare, hanyuma Imana igufashe uzabona amafaranga mu buryo. Barongeye ubu ngubu cyamunara yahagaze, bamuhaye imyaka 15 yo kugenda yishyura amafaranga makeya, yari hejuru ya 250,000. Hari undi yari amaze kugera muri 700,000, abona n'ikiraka barakimwambura, azi wanjye atana umuhanda, yari umuntu w'umugabo. Turimo dusenga, Imana ihagarika icyo cyamunara,
imaze kugihagarika ihita imuha akazi kahagaze miliyoni hafi 900 zo kubaka inzu. Hano yari umuenjeniyeri. Ibyo bintu mbabwira Imana yarabikoze. Hari undi nawe wari ufite icyamunara, noneho yari afite amazu 2 benda kuyateza cyamunara hano i Kigali, hano Kimironko. Umunsi yaje mu rugo, yageze iwanjye saa 12 za mu gitondo, umudamu araza arira avuza induru. Icyo gihe icyamunara cye cyagombaga kuba ari kuri 23, aje iwanjye ari kuri 20. Hanyuma ikitangaza Imana yamukoreye, kuwa kabiri umukozi w'iyo banke yari afitiye umwenda, ahamagara wa mudamu aramubwira ngo nkuboneye umuntu wakugurira inzu imwe muri ya mazu 2 ikavamo amafaranga menshi. Amuha amafaranga, aragenda, uwo mugabo ahita amwishyura. Amaze kumwishyura, wa mudamu cyamunara ye ibivuyeho, inzu imwe irayisigarana, indi irahagarara. Hari n'abantu bafite amazu cyangwa ibibanza cyangwa amafamu cyangwa ibindi bintu bakagombye kuba bakagurisha kugira ngo bishyure, ariko hakaba hari imbaraga zabifunze. Abo ngabo iyo tumaze gusenga Imana bumviye neza ijambo ry'Imana, ubutware twahawe mweke mbamenera ibanga. Ubutware Yosuwa yakoresheje akabwira izuba, kandi burya izuba ntabwo ryahagarara kuko abantu bize ntabwo izuba rigenda, ahubwo hazenguruka isi. Ni ukuvuga rero yahagaritse isi ntiyongera kwikaraga, izuba rirahagarara. Nubwo mwumva ngo simbona, nubwo mwumva ngo nshobora kuvuga ibintu mu butware, Imana ikabicurukura bikicurukura bigakora neza nk'uko Yosuwa byagenze. Hanyuma iyo amaze kugarura ubwenge ku gihe, nawe ubwawe bigakunda. Hari umugabo umwe yashakaga amafaranga make cyane mu nzu ye kugira ngo byibuze asagure 1 miliyoni. Arampamagara ngo abakozi b'Imana bamubwiye ngo bajyane Kanyarira, bajyane n'andi Matimba mfite igiterane Nyabwishongwezi. Umugabo ndabwira reka ubwo ndi hafi tukatujyane kuri iyo nzu duhagarike ibi bintu. Turagenda turabihagarika. Ntabwo leta nemera ko ihomba, ntabwo banke nemera ko ihomba, ariko nta nubwo n'umuntu yajya guhura n'ibibazo byo kuzerera, ahubwo ibintu bigomba kunyura mu bwumvikane. Banke ikabona amafaranga yayo, nawe umuntu akagumana inzu ye, kuko hari imbaraga ziba ziri mu buzima bwe zifunga kwakira imigisha. Ni ukuvuga rero ngo uwo mugabo twaragiye nyuze mu nzu, yaramwira ndashaka miliyoni zingahe, ngo 4 n'igice. Ndavuga ni no, 7 n'igice. Sinabirebaga ko numvaga ikirere cy'inzu, numva yabarenganye. Ndangije umugabo barazimuhaye mu cyumweru kimwe, yishyura banke miliyoni 3, hanyuma atanga ishimwe imbere y'Imana. Ubu ngubu na n'uyu munsi arimo arakora ibindi bikorwa. Ngira ngo ahari ubuhamya mfite kubigendanye n'ibintu bidasanzwe. Hari abantu benshi cyane usanga bari mu kazi atari akabo, ugasanga abantu barasunikwa, ugasanga abandi barimo baragira ibindi bidasanzwe. Ndibuka umunsi umwe narimo nganira n'umukobwa umwe, yari amaze imyaka 4 ari muri Amerika, ariho arampamagara. Ndamubwira numva rero, arambwira ati ndi hano, singira igipapuro, singira icyandanga, ndabigerageza byarananiye. Yari afite umwuka witwa Nyirasafari wo kuzerera isi. Ndibuka ndimo muganiriza, yarambwiye ati baravangwa inta ntababoyi bahaba, atari ko jyewe umuntu ariruka akajya mu kazi ke kansigira umwana, akaza kumpa $5 nkayatora. Undi ariruka akagenda akambwira ngo nize kumukoropera mutunganyiriza ibintu byose, akaza akampa $10. Ati mu by'ukuri nkayakorera amasaha yose kugira ngo mbone uko mbaho. Ndibuka ko namusengeye uwo munsi, ndimo senga muganiriza uko ijambo ry'Imana ryitwara kugira ngo ure n'umukozi w'Imana. Ndimo muganiriza, hashize amezi 6 abona ibyangombwa bimutunguye, mu buryo abona ibyangombwa by'ifatizo, aragenda. Ubu ngubu yamaze kubona ibyangombwa, afite ubwene gihugu bwo muri Amerika. Ni ukuvuga rero abantu benshi hirya no hino, i Burayi, mu Bufaransa, hirya no hino bafite ibyo bibazo, ariko mu butware twahawe n'Imana. Turavuga ngo uyu munsi, ejo bundi bukari umumori mu Bufaransa arampamagara, mushumba nimaze kujya ibyumweru 2 baranderega ntago banyumva. Ndamubwira ngo kubw'ubutwaye nahawe n'Imana, uyu munsi wa mbere mu kwakirwa arampamagara ati mushumba, ati noneho banyakiriye, ati bankunze, banyexkirizaho, baramwe ngo nimbabarire, ati ibyangombwa uyu munsi mfite ibyiringiro, banyakiriye, ngiye kubona ibyangombwa. Ubu ngubu arimo aragenda nta kibazo, ibyangombwa yamaze kubibona. Rero reka mbabwire bene data, naho uri hose imbaraga zikugendaho. Kristo yaduhaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni, bwo kurambika ibiganza ku barwayi bagakira, kuko hari imyuka ushobora guhana umuntu ukagira ngo ni muzima nyamara atari muzima. Hari umwana bari barateje kunuka, ndibuka umunsi umwe bamuteza kunuka. Yatwaye umugabo w'umugore,
hano muri Kigali abagore b'Abanyakigali ni abahanga cyane. Umugore avayo ajya mu ntara, niba yaragiye iwacu iburasirazuba, niba yaragiye i Burundi, niba yaragiye he, aragenda amwoherereza imyuka. Umugore wese yamuhobera akumva nta kibazo, ariko umugabo yamusuhuza cyangwa yamuha yambugusa byonyine, nubwo yarambura ikiganza ajya kumva umunuko. Umwana araza, turimo dusenga iminota 30, ageze mu cyumba aho twasengeraga, ngiye kumva numva telefone yanjye irampamagaye. Hamagarwa n'umuntu uvuga Ikirundi, arambwira ngo ndi muri Rwenzi, ngo ndi muri Victoria, ngo umuntu n'uwacu ngo mumwakire. Ndamwakiriye kandi ndamwiruka naho abadayimoni, ngo yango ni ukomeza kutamwakira neza ngo turasambura iyo nzu yawe. Ndavantaye umusambu, ndamusengera arabohoka. Asohotse asanga essence yari mu kamodoka ke yose abadayimoni bayinyoye, asanga amafaranga yari afite mu mufuka yose bayatwaye. Ndamusengera, amaze kubohoka neza, ndagenda njya kuri station mu guhindura essence yatse imodokari ye, arataha. Rero Imana irabohora. Bisho nuvango uwo mukobwa yatwaye umugabo w'abandi, yari yakoze icyaha, ariko umugore yatwariye umugabo amuteza kunuka. Aje musenganya Imana, mukiri gusenga aho bamurogiye muri Victoria i Burundi, nimba ari Burundi, barahamagara bati uwo muntu n'uwacu wimubohora, ariko wowe urangura uvuga uti mfite ubutware ngomba kumubohora. Nuvango we ntago utinya abadayimoni, ntutinya abarozi. Wowe iyo ugeze ku muntu waboshywe ugomba gukora akazi kawe n'umurimo wawe nta bwoba. Ni byinshi rero wagiye ukoreshwa, ariko kubw'umwanya tugiye gusa n'abahina. Abantu bagushake, abantu tuzakugarura, uzagaruka hano wongere uvugane n'abantu b'Imana, kuko haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Haracyari abantu z'Imana, haracyari abantu bakoreshwa n'Imana, haracyari abantu bahagaze ku kuri no kuvuga iby'Imana ibabwiye batabihimbye cyangwa se ngo batuburire abantu. Dukunda gukoresha ijambo byita gutubura. Turumva yuko mu bihamya uduhaye nta gutubura kuri wawe, kandi n'imyaka ufite ni kwemerera gutubura, ndetse sinzi n'umuntu w'impumyi utubura, sindamubona. Abatubura kenshi wenda bari imyaka mito y'abajene b'abasoresore cyangwa se b'abanyamugi bafite ukuntu bafite amashagaga yo gutunga ubutunzi bwinshi. Twerekera ku musozo, twavuga ngo waza gutanga nimero yawe, ukanabwira abantu uburyo bakuvugisha, kuko nimba utabona ntago bakwandikira kuri WhatsApp. Ibi byateye, ariko bafite uburyo urumva nabo bo muri Canada iyo baguhamagara mugasengana inzoka zikabasohokamo, ni ukubera yuko hari uburyo ujya wakira abantu kandi ukabafasha butandukanye, nubwo ufite ubwo bumuga bwo kutareba. Rero navuga ngo nk'umuntu uzabasha kwitabira igiterane cya Operation Gomorora kizaba muri kwa 12, abo bose hirya no hino imihanda yose muri iki gihugu bagukeneye, abazava mu mahanga, abazatega indege bagiye bavuga natwe ko bazatega indege bakaza muri icyo giterane kubwo kubohoka, abo bose bazabasha kwakira igitangaza cyabo. Reka rero tuvuge ngo reka uha abantu nimero, kuko yeweho ndakuzi, nzi Imana igukoreramo. Ujya ubana n'abantu hariya kuri ofisi Kicukiro, ukabasha gusengana n'abantu bafite ibibazo bitandukanye ku munsi wo kwakira abantu bakabohoka. Ariko reka tuvuge ngo na mbere yuko abantu ba karandevu hariya kuri ofisi bashobora no kuba babona nimero yawe, kubera ko ibintu byose ntago byarangirizwa kuri ofisi ngo dutegereze ngo ahari ngo utakiriye abantu kuri ofisi, utakiriye abantu biciye muri protokole binyuramo. Rimwe na rimwe ko kuri ofisi hari n'igihe baha abantu iminsi myinshi n'ibyumweru kugira ngo bazabashe kwakira, ariko ukaba wabahasha guha abantu telefone zawe. Rero reka tuvuge ngo tuzana gutumira ugaruke kuri kamera z'Iyobokamana TV, ariko noneho reka ugire ijambo wabwira nk'abantu, yaba ari ijambo ryo muri Bibiliya ukari babwirizaho gatoya bakumva no kuhumeka ku ijambo. Ikindi uraza gusoza usengeye abantu. Burya Imana ya hafi yaba niya kure. Hari uwavuze ngo si ngombwa kujya iwanjye, wabasha no gutegeka umwana hari iwanjye agakira uteri ujyayo. Rero iryo jambo raryinjiramo muri ayo mavuta, kandi rwose ntugende udasengeye aba bakobwa bakuze, abakobwa baguye kwishiga, abakobwa bageze imyaka 30 gukaranika ni 40, gutsenganika ni 50. We wavuze uti Imana yarambwiye ngo utarageza 60 azajye ahura n'amavuta ya Bishop Gatera, azajya ashaka kandi ashakwe kandi abyare hungu na kobwa. Reka rero utwinjize mu ijambo amwanya mutoya, ari naryo sengeramo abantu ubayesha umugisha, ubundi tuze gusoza
tutanze nimero za kontakte zawe, abantu bazagushake kandi abantu bazabashe guhura n'amavuta yawe. Reka utwinjize mu ijambo, naho warisoma ukarisengeramo gusa uzagaruka nta kibazo, ubundi uko umwuka kuyobora dushyire mu yandi mavuta. Nari ndimo nkubaza, ubu umwanya wo kukubaza ndasa n'uwuvuyemo, ndaza kuza twongera dutanga nimero abantu babohoka mu izina rya Yesu. Bitewe n'umwanya tumaranye, reka mpindure gato mvuge ku ijambo numvise umutima unzaniye w'Imana, kuko jewe amagambo nkunze nkunda gufata n'umwanya w'ibiterane nateguye ijambo ariko rihindutse nonaha. Oh haleluya. Rero rwo rihindutse, reka mbaho ijambo riri mu gitabo cyo Kuva ibice 23 umurongo wa 25. Nateguye amagambo ari mu bindi bitabo bindi. Kuva ibice 23 umurongo wa 25, 26 umurongo wa 25 na 27. Haravuga ngo kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu. Yes. Nayizaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Yes. Kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Haleluya. Mu gihugu cyawe nta uzavamo inda, ndafashijwe. Nta uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusoza udakenyutse. Haleluya. 27. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukana abantu uzageramo bose, ntuma ababisha bawe bose baguha ibitugu. Amen. Amen. Aya magambo nyatekereje kubera ubuhamya bwanjye, ariko nyazanye kugira ngo akubere icyitegererezo. Noneho irengagize gatera wumva ijambo ry'Imana, usibye ko natwe turi ibyitegererezo byo gusomerwamo, turi inzandiko. Rero irengagize jewe wumve ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana wowe icyo urimo gusabwa, ndabizi abantu barimo gukomanta hirya no hino ku binyamakuru, ku maradiyo, ku ma WhatsApp, bagenda bavuga amagambo atandukanye. Abo bavuga ntabibaho, hari n'abahaguruka bagahangara bakavuga ibintu bagatukana abantu, kuko hari n'ugeze kuntuka arambwira ngo wowe n'Imana murimbwa. Hari n'ababwira abandi bantu, ndavuga kukisi ngo waravuze ngo nzatwita, ngo none sindatwita, ngo none wowe n'Imana mwampoye iki? Ntitwaguhoye yuko ushira isoni. Ariko mu gihe gitoya ndabwira se ko n'ubundi wahukanye, taha ubushize bw'isoni bwawe bwatuma utwita taje, subira mu rugo. Asubirayo asaba umugabo imbabazi, amaze gutwira atangira kumpamagara buhoro anganiriza. Iri jambo riravuze ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu. Haleluya. Buri muntu wese afite Imana ye, ariko ni Imana yera yo mu ijuru. Hanyuma nimwamara kuyikorera, nako kantu usabwa wowe gusa unyumva, nayo iri tayari guha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe. Byongeye iri tayari kuvana indwara hagati muri mwe. Icya gatatu, iriteguye mu muryango wawe nta uzavanamo inda. Haleluya. Icya kane, nta uzagumirwa. Icya gatanu, imibare y'iminsi yawe izayisohoza udakenutse. Imana yakoze igitagaza ku mugabo witwa Elisa. Abana b'abahungu baramutuka, bamutunza agatoki gusa, intoki zabo zihinduka intuza, amaboko ahita ahinamirana. Barongera abandi baravuga dore kiriya gisaza cy'uruhara, ahamagara idubu ziraza zirabamira. Abantu bari bazenga ibintu ngo byakorekaga kera, ngo intare ngo Daniel zihagaritse kera, ngo Sedura Karamesha na Bedure ngo byabaye kera, ngo Petero ngo avuye ngo muri gereza kera. Uwiteka Imana yakuriho yohereza igitinyiro kikakujya imbere. Haleluya. Hanyuma ukanyura mu bantu uzanyuramo bose, ababishawe bakaguha ibitugu. Muranyumva rero, niyo message ntanze uyu munsi kuri Iyobokamana TV. Ababishawe bagiye kuguha ibitugu, igitinyiro cy'Imana kigiye kugujya imbere. Humura uyu kwezi abarimo kunyumva ntawe uzapfa, kubera ko igihe cyanyu muri mu butware nahawe. Igihe cyanyu cyo kubaho mugiye gusoza umwaka neza, dore ko mu kwa 12 abazimu bashaka amaraso, bashaka konka, bashaka magisida, bashaka ibindi. Ugende mu modokari nuko bitemewe umuvuduko wari kugendera muri 400, ntabwo uri bupfe, ntabwo uri bukenyuke. N'abari mu bitaro banyumva muze kubabwira ngo mbasengere, ntacyo bari bubi, nta ukenyuka, nta gikenya kiri uyu munsi mu bantu banyumva. Imana ibahe umugisha cyane. Numva gashaka kubaganiriza ayo magambo, kandi mfite amasaje menshi. Usengera abantu muri ayo mavuta
mavuta Bishop, usengera abantu muri ayo mavuta, kandi Imana igikorana n'abantu baje kukureba Kabarondo, itangira ikorane nawe uri kuri mikoroze y'Iyobokamana TV, abantu bari mu mahanga, bari muri France, bari muri Allemagne, bari muri Hollande, abantu bari muri Romania, abantu bari muri Canada, abantu bari muri leta zitandukanye za Amerika, abantu bari mu bihugu bitandukanye bya Aziya, batangire kwakira kubohoka, batangire kwakira gukira uburwayi bwabo. Abantu noneho tuzagaruka hano turi vuga ubuhamya bw'abantu bakira igitangaza bagukurikiranye ku Iyobokamana TV. Ibyo bintu Imana nimba yakorera muri ayo mavuta, usenge muri ubwo butware, usengere muri iri jambo. Turaza gusoza duha abantu nimero za telefone, bazaze bagusange kuri office ya Kicukiro, usengera abantu babohore, bazaguhamagara bagusange Kabarondo, ubasengera imizimu basohokemo, bazaguhamagare kuri telefone bari mu Burayi no mu mahanga, nurangiza ubasuzume, niwumva wabakiza uko Imana yabwiye abatambyi, ubatuma ituro, usengane nabo babohoke, bazahamagare batanga ubuhamya bashima Imana. Reka usengera abantu mu butware kandi ubaheshe ibyabo mu izina rya Yesu. Ngewe nkoresha telefone ebyiri, hari imwe 0788 43 62 80, 0788 43 62 80. Hanyuma indi ni 0781 46 45 335 46 45 335. Hanyuma iyo ushatse kumpamagara kuri WhatsApp ntabwo unyandikira, ahubwo urampamagara kuri iriya ya mbere ya 0782 43 62 80. Hanyuma nditeguye kwakira abantu bose no gusenga, ariko cyane cyane mfite ibyiringiro by'uko hari ikintu Imana igiye gukorera abantu. Imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turabashimiye rero Bishop Gatera kuba mwakiriye ubutumire ku Iyobokamana TV, kandi turizera yuko nitwongera kubatumira muzagaruka. Namwe rero mukomeje gukurikira Iyobokamana TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi, abakozi Imana nk'aba ngaba, aya mavuta nk'aya ngaya, abantu b'abatanazi ko hari mu gihugu ajye abasha kubageraho, kandi mwakire kubohoka. Reka rero tuvuge ngo naho utaha, komeza gukurikira inkuru, ubuhamya, amavuta y'abakozi b'Imana batandukanye ku Iyobokamana TV. Ciao.